Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nejejwe n'Imana mu mutima ko nongeye kubonana n'ubwoko bw'Imana. Udukurikiye uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri muri bihugu byacu, Imana ikugirire neza cyane. Nje kugira ngo nkubwire ijambo ry'Imana iryo ryabayeho na tutari twabaho. Ukuri ijambo ry'Imana nje kukubwira, nyemerera tujyane nawe mu ijambo ry'Imana. Reka nse rero tubanze dusenga Imana mbere yo kwinjira muri iri jambo. Mu izina rya Yesu Data Nyiringabimana ndagushimiye. Ngushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Uburinzi bwawe bwabanye natwe. Uburinzi bwawe bwabanye n'uyu mubyeyi udukurikiye. Uburinzi bwawe bwabanye n'uyu mupapa udukurikiye. Uburinzi bwawe bwabanye n'uyu musore n'inkumi badukurikiye. Reka kugira neza kwawe kubane natwe. Iri ni ijambo ryawe tugiye kuba duhumeka. Reka umwuka wera ashyigikirira ijambo. Umuntu wese ugiye kuryumva cyangwa se n'abazaryumva bazafashwe naryo. Urakoze Yesu kugiye kudushyigikira tukabana nawe muri uyu mwanya. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'amahoro. Amina. Narimbuze ngo ngiye kukubwira ijambo rifite umutwe uvuga ngo hari icyo Imana yavuganye nawe. Hanyuma ijambo Imana yavuganye nawe niryo jambo ry'ukuri. Amagambo bavuga ntabwo ari ukuri, ahubwo ukuri ni ijambo ry'Imana. Imana ikugirire neza. Ngiye mugiye kuba mubana muri uyu mwanya w'ijambo, ni Pastor Mugisha Jean Bosco. Ngiye kubana nawe mu kanya gatoya, unyemerere untize ku matwi. Ukimara gufungura iyi video, ndagira ngo nkubwire ngo uteze amatwi ijambo riraza kugira aho rikuvana rye naho rikugeza. Cyane ko ngutumweho kugira ngo nkubwire iri jambo ryongere guhembura ubugingo bwawe. Wari umaze kumera, wari umaze guta ibyiringiro, ariko iri jambo ry'Imana rirongera rikuremera ibyiringiro mu izina rya Yesu. Umaze gutakaza icyo nakwita ibyiringiro mu mutima wawe kubera intambara uhuye nazo, ariko nje kukwibutsa ijambo Imana yavuganye nawe. Imana itugirire neza cyane. Waba warakiriye Kristo nk'Umwami n'Umukiza cyangwa se waba utaramwakira, ariko hari ijambo Imana yavuze. Yaravuze ngo tureme umuntu uri mu ishusho y'Imana. Kubw'izo nubwo hari ibindi byaza biguca intege, ariko uriho ku mugambi w'Imana. Urasabwa gutega amatwi ijambo. Utari wakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza, uraza kumwakira. Ntuzaniye ukuri, ariko ijambo ry'Imana. Reka dusome nk'uko byanditse mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma mu gitabo cyo cya Esiteri ibice 6 umurongo wa 10. Haravuze ngo nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, urigenze utyo Modekai umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ngo ntihagire ikintu kibura ngo mu byo uvuze byose. Mana yacu nihabwe icyubahiro. 11 haravuze ngo nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi iyambika Modekai, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi. Mana tugire neza cyane. Ngo arangururira imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mana yacu nitugire neza cyane. 12 haravuze ngo hanyuma Modekai asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Mana yacu tugirire neza. Ahangaha ni kuvuga ku ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yakuvuzeho umukozi w'Imana. Ijambo Imana yakuvuzeho mwene data. Wahuye n'ibigeragezo, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari ijambo Imana yavuganye nawe. Iryo jambo Imana yavuganye nawe nta kizarihindura. Modekai yaravuganye n'Imana aza guhura n'intambara. Modekai yavuganye n'Imana ahura n'ibibazo byinshi, ariko ijambo ry'Imana kuko ryari riri muri we arigendana, haje kugera igihe ijambo ry'Imana rirasohora. Nubwo yabaye kwiremba igihe kirekire, ariko igihe cyarageze arivaho. Kugira ngo amina. Nubwo yabaye kwiremba igihe kirekire, ariko hari ikindi gihe cyageze Imana imuremera amashimwe. Yesu wacu nashimwe cyane. Hari Hamani benshi, ariko hari n'abantu Modekai benshi. Imana itugirire neza. Waba uri Modekai, waba uri nka Modekai, ni wewe wavuganye n'Imana, ariko wari utarabona igitangaza Imana ikuremeye. Imana itugirire neza cyane. Nuko reka twihute cyane. Nshaka kugira ngo dusoze vuba, twihute cyane tugere mu gitabo cya 2 cya Samuel wa mbere 17:45. Havuze mu iki? Haravuze ngo
Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ngo ariko nyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka nyiringabo Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Imana itugirire neza. Uyu munsi Uwiteka arakungariza nkwice nguce igihanga ngo kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya ngo kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli hari iki? Hari Imana. Imana yacu itugirire neza. Hari ijambo Imana yavuganye nawe, iri jambo Imana yavuganye nawe nta kizarikura. Tugaruke kuri Dawidi. Dawidi yavuganye n'Imana. Dawidi yari umukozi w'Imana. Dawidi yari umushumba. Imana itugirire neza. Dawidi yari umunyamasezerano. Nubwo bayeli yabo bamwangaga bakumva yuko nta cyiza cyamuturukaho, nubwo basama babonaga ahariye na Dawidi adakwiye kuba umwami, ariko nkwibutse ko ijambo ry'Imana ryigeze kugera ku witwa Samweli. Imana imutuma kwa Yesaya, ajya kwa Yesaya agiye gusuka amavuta k'Uwiteka mutumyeho. Imana itugirire neza. Mwibutse ko turi kwizana Imana yavuze. Imana igufasha, Imana ikugire neza. Baku magambo abantu bavuga, izere ijambo Imana yavuganye nawe. Bakubyo bakuvuzeho, ijambo Imana yakuvuzeho n'iryo jambo. Imana igufasha, Imana itugire neza. Igitabo yitwa Ukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Nibyo nanjye nkuzaniye, mwibutse Imana yakuvuzeho. Waba uri gusambana, ntabwo Imana yakwemereye kugira ngo usambane. Waba uri mu bujura, sizi Imana yakuvuzeho. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo twaremewe kwanduzwa, ahubwo twaremewe guhesha izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro. Imana yacu itugirire neza. Hari abasore benshi bari kwiyanduza, nyamara si Imana yabaremeye. Hari abakobwa barimo biyanduza, nyamara si Imana yabaremeye. Hari abagabo bari kwiyanduza, nyamara si Imana yabaremeye. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi dufite ikibazo kubera yuko abantu baranduye, bamaze kwandura ijambo ry'Imana ntigasohora ku buzima bwabo. Imana yacu idufashe. Ariko ndimo ndavugana n'abantu bazi ko Imana yabaremye, ibaremeye muri Kristo Yesu kugira ngo iyo mirimo myiza bayigenderemo. Imana ikugirire neza. Ndimo natangaza itangazo ngo yewe waravuye ku Mana, wowe waratakaje ibyiringiro, garuka ku Mana, wihane ibyaha byawe. Niwihane ibyaha byawe, ijambo Imana yakuvuzeho rizaza gusohora. Imana idufashe. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari umugambi w'Imana papa, hari umugambi w'Imana mama, hari umugambi Imana igufiteho. Hanyuma uyu mugambi Imana igufiteho ntabwo uzakurwaho nuko ijoro ryose byakugezeho, ahubwo uzakurwaho n'ibyaha byawe. Inyemerera wongere wihane, inyemerera ugarukire Imana, inyemerera uhagarare mu kuri. Ariko ijambo ry'Imana, Imana itugirire neza cyane. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Hari abantu Imana yaremeye imirimo myiza ngo bayigenderemo, ariko bari kugendera mu mirimo mibi itesheje Imana gato. Ijambo Imana yakuvuzeho ni ukugira ngo ubeho uwejejwe, ni ukugira ngo ubeho uwera, ni ukugira ngo ubeho ukiranuka mu mirimo ukora uyikora ukiranuka, mwivuga ubutumwa uyivuga ukiranuka, mu kazi ukora ugakora ukiranuka. Ariko benshi bamaze kwiyanduza. Njyewe nakubwiye ukuri niko ijambo ry'Imana, numara kwisobanukirwa ukava muri izo zaha zawe, Imana yo mu ijuru izasohoza ijambo ryayo ku buzima bwawe. Ariko mutihana ibyo byaha, ntabwo ijambo ry'Imana ku buzima bwawe rizasohora. Ndimo ndabwira abantu ngo nimwihane ibyaha byanyu, mureke gukora nabi mwige gukora neza, nibwo Imana izasohoza icyo wavuganye namwe. Imana ikugirire neza. Waba ufite intambara, waba ufite ibibazo, waba ufite ibigeragezo, icyo nta kindi cyabasha kuvanaho ibyo ni ukwiringira Uwiteka, ugasubiza amaso inyuma, ukareba uburyo wakiraniwe, ukagarukira Imana. Dusoma ibyanditswe byera, tuvuze ku bagabo babiri, uwitwa Moridekayi ndetse n'uwitwa Dawidi. Aba bari abantu bitondeye ijambo ry'Imana. Burya reka nkubwire, nakubwira ko ibyo Imana yakuvuzeho bizasohora kubera ko wakiranutse, ariko nuzakiranuka ntabwo bizasohora. Iyo turebye kuri uyu mugabo Moridekayi, yarihanganye nubwo yahuye n'ibibazo, ntiyacukitse izina ry'Uwiteka. Imana itugirire neza. Amaze kwirinda, amaze kwihana, ategereza Imana. Isezerano ryarasohoye. Hamani washakaga kumumanika abari bumanikwa. Imana itugirire neza. Tugeze kuri Dawidi nanone ngo nuko aragenda ahura n'Umufilisitiya witwa Goliyati, bahurira hariya mu kibaya. Imana itugirire neza. Abantu ntabwo babonaga Dawidi nk'umuntu w'umumaro, abantu ntabwo babonaga Dawidi nk'umuntu
umuntu ufite agaciro. Imana idufashe. Ariko kubera amavuta yari yarasutsweho, ayo niyo yatumye aba umumaro. Muri Israheli baravuga ngo dore Sawuli yishe inzovu, ngo ariko Dawidi yishe agahumbi, ngo ariko Dawidi yishe inzovu. Hari icyo Imana ivuga irimo ivugana nawe, hari ijambo Imana irimo ivugana nawe. Imana itugirire neza. Dawidi nawe akiranukira mu ishyamba, igihe kiragera azibwira. Imana idufashe kubera amavuta. Aya mavuta niba uzi ko wayasutsweho, gendana n'Imana. Niba uzi ko wavuganye n'Imana, ongera uhindukire uhagarare, wemere ugendane n'Imana mu mibereho yawe. Isezerano rizasohora. Ntabwo umufilisitiya wabasha kumutsinda utari kumwe n'Imana. Ntabwo Goliyati wabasha kumutsinda utari kumwe n'Imana. Ndimo ndavuga ngo mukozi w'Imana, tutiyandi uri mu nyumba, uri muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa turi hanze y'ibi bihugu, upfa kuba gusa wari waramenye Imana. Menya neza yuko numara gukiranuka ukaba mu byo wari urimo, Imana yo mu ijuru izasohoza icyo yavuze. Bizagenda nk'uko Dawidi byagenze hariya mu kibaya ubwo yatsindaga umufilisitiya. Nanone bizaba nk'uko Uwiteka yabigenze ubwo Moridekayi yari ku irembo akamuhesha agaciro. Iteka ryo gutwika Abayuda rirangije rirakuka kubera gusenga, kubera kubaha Imana. Ndimo ndakubwira ngo senga Imana nanjye ihane nonaha. Ukimara kumvira ijambo bamuza wari urimo umva mukozi w'Imana. Ndimo ndavuga ngo turebere icyitegererezo ku batubanirije. Ukuri ibishimwa muri gawa, ukuri ibishimwa muri gawa, isi irabona amahoro, isi iratungana, ibyorezo biravaho. Ariko ikibazo ni iki? Nuko abakozi b'Imana mwamaze kwiyanduza. Navuze ngo njye kukubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dore namwe muzamenye ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. Njye kukubwira ngo Imana ntabwo yigeze inanirwa, ntabwo Imana yacu yigeze iruha. Oya, ntabwo isaza ngo yitwaze akabano, ahubwo mba ndimo njya kwibwirira ngo gukiranirwa gusa niko kwatuma imirimo y'Imana itagaragarira muri wowe. Iyo ndwara urwaye Yesu yabasha kuyikiza, ariko wizeye. Kwizera ijambo ry'Imana ni ugukora ibitunganye. Kwizera ijambo ry'Imana ni ukuva mu byo wari urimo. Yesu wacu nashimwe cyane. Ndumva nshaka kwibwirira wowe uri mu nyumba n'abasomyi izi nkuru z'uwitwa Moridekayi uburyo avuye ku irembo ry'ibwami, ukizera ko nawe uzayivaho uri mu gukiranirwa. Oya, ntabwo byashoboka. Navuze ngo turimo turavuga ukuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe. Wowe ufashe umwanzuro wo kuva mu byo wari urimo, ukaba uretse gukora nabi ukiga gukora neza, ukaba uvuye mu busambanyi, ukaba uvuye mu bujura, ukaba uvuye mu butekamutwe, ukaba ugarukiye Imana. Nawe irakugarukira. Biraza kumera nk'uko uwo muhungu witwa Moridekayi byagenze. Ikindi kandi biraza kumera nk'uko uwitwa Dawidi nawe byagenze. Imana ikugirire neza. Yesu wacu nashimwe cyane. Imana igufashe, Imana igushoboze gufata umwanzuro, gufata ingamba. Fata umurongo muzima wo kugendana n'Imana. Wa mubyeyi we uranyumva uri aho uri hose, ndabizi neza ko uri kumvira ijambo. Ukimara kumvira ijambo, isuzume mu mutima wawe urebe aho wakiraniwe, uveyo. Numara guhagarara mu gukiranuka uhamagara Imana. Imana irigaragaza uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, ntabwo igihinduka. Imana iguha umugisha. Wowe wumvise iri jambo ukaba ugiye gukiranuka, icyubahiro cy'Imana kizagaragarira muri wowe, ubwiza bw'Imana buzagaragarira kuri wowe. Izari zaragucanze biraza gucanguka niba umwuka ukuri kw'ijambo ry'Imana, ugahagarara nk'ubwoko bwatabawe n'Imana, ugakura ibishimwa mu bigawa. Imana itugirire neza. Imana iduhane umugisha. Imana iduhane umugisha. Yo, haleluya, haleluya. Yo, Imana yacu nihawe icyubahiro. Reka dusoze n'iri jambo. Turimo turavuga imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana. Turimo turavuga gukomera kw'Imana. Hanyuma turimo turabwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bihane. Abantu bave mu byo bari barimo, kuko ni igihe cyo gukora kw'Imana. Ariko Imana iraza gukorana n'abakiranutsi, ntabwo iri gukorana n'abakiranirwa. Navuze ngo iyi cano yacu yitwa Gurukuri. Turi kuvuga ukuri. Hanyuma ukuri ni ijambo ry'Imana. Dore 22 byahishuwe. Niho ngiye gusengana nawe Imana.
22 umurongo wa 14 aravuga ngo hahirwa abamesera ibicuma byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo ngo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira gute akabikora. Ngewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe iryo kubw'amatorero n'inyagishitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we ngo kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino ngo kandi uwumva nahamagara ati ngwino ngo kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Imana itugirire neza. Aha noneho Yesu arabisobanuye nayo ndimo nkubwira ngo bakizizwe neza nibo bari bubone imbaraga z'Imana, nibo bari bugenderezwa n'umwuka wera, nibo bari busohorezwa amasezerano. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero wari waravuye mu nzira, waravuye mu murongo, Yesu aravuze ngo ngwino utwara amazi y'ubugingo ku buntu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hanyuma nsoje vuga ngo nuze ngwino tugendane. Yesu araduhamagara ngo nimuze abafite ibibazo, nimuze abafite intambara, muze kuri Yesu. Ntabwo ibisubizo turi bubonere mu bantu, ahubwo igisubizo kiri kuri Kristo wenyine. Imana iduhana umugisha. Reka nsengane nawe Imana, mukozi w'Imana warundeza amatwi, warufunguye video, umaze kumvira ijambo aho wari wakiraniwe hindukira, kubera ko tumaze kubona yuko Imana itabara abandi, isanga abandi abihanganye, abo ngabo n'ibitabara n'ibirengera. Tugarutse kuri Dawidi gatoya, mwibutse ko Dawidi yabaye mu ishyamba, aba mu ishyamba igihe kirekire, aza kuvayo agiye gusukwaho amavuta. Amaze gusukwaho amavuta asubira mu ishyamba. Imana idufashe. Ariko yarihanganye, amaze kugaruka kwa Sawuli ubwo yabagayo, Sawuli ashaka kumwica, ariko Dawidi nta bugome yigeze agaragaza. Byabaye ngombwa aranamuhunga asubira mu ishyamba ajya kubayo. Mwibutse ko Dawidi hari n'igihe yageze neza aho yibonera Sawuli, yagombaga kumutikura inkota, ariko ntabwo yakoze. Yaravuze ngo Uwiteka yibitije amavuta ntabwo namuramburaho ibiganza. Imana itugirire neza. Imyitwaro ya Dawidi se niyo nawe urimo witwara, ingendo ya Moridekayi niyo nawe urimo ugendana. Reka tureke kwizera ibinyoma njya numva Imana izatabara abantu bayo kuko bakiranutse. Ariko niba uri mu gukiranirwa ntabwo ubutabazi bw'Imana buzakugeraho. Turimo turavuga ukuri, ntabwo nibukubwiye biragutabaye cyangwa se biraza kumenyekana kuko wakiraniwe, ahubwo biraza kumenyekana kubera ko wakiranukiye Imana. Imana itugire neza cyane. Imana iguhaye duhana umugisha. Ufashe mwanzuro ki? Wemereye Imana, uvuye mu byo wari urimo, Imana igiye kukugirira neza. Uraga kuri iryo rembo, wemereye Imana se, dore bigiye kumenyekana. Goliyati w'ubukene wari uri imbere yawe araza kukuva imbere. Goliyati w'ubwambara busa araza imbere, ari intambara, ari Goliyati, ari Goliyati benshi ku buzima bwawe biraza gusobanuka. Imana itugirire neza cyane. Reka nsengane Imana nawe. Mana mu izina rya Yesu, gushimiye kugira neza kwawe, urakoze kubwira ijambo uko uri kera mwami. N'uyu munsi ni kuri, ntabwo ujya uhinduka, ntabwo washyizweho n'amatora ngo manda yawe izarangira. Uri Imana yabayeho kera, uriho kandi uzahoraho. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni umutsima, tujya muri rugendo tugakomera. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. Reka kugira neza kwawe mwami Imana Nyiringabo kubane n'aba bantu. Uyu muntu wari udukurikiye avuye mu byo yari arimo, agendeye mu kuri, ariko ijambo ryawe ngaho iri jambo rero riherekesha ibimenyetso n'ibitangaza. Uyu muntu wari udukurikiye ari muri ibihugu bitandukanye, aho ngewe ntarimo ndeba, ariko Uwiteka Imana uri murera, ngaho mugirire neza bitewe no kwizera kwe. Dore harimo ba Dawidi bafashe umwanzuro ntubaneshereze Goliyati, izina ryawe rihimbazwe. Hari ba Moridekayi bamaze igihe kirekire kuri ririya rembo, nubatabare nuko izina ryawe rikomeze guhimbazwa. Urakoze Yesu kuko ari kumwe natwe, ubuntu n'amahoro bikomeze kubana n'abera. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Amen.